Get ready with me guys. Muze tujyane ku kazi. Ndi kwirukanka nk'abantu mwe. Ndi kwirukanka naranye n'umukiriya gahunda. Nakererewe ariko ntago nakererewe cyane. Rero muze twitegura tujyane ku kazi. Nshimira abantu mugomeza kuza muduteza imbere ariko n'abandi bantu mudukura mu kazi umuntu yakubazanye Nyirangazari cyangwa yakubaza Fiye ukamubwira ngo Fiye yaretse akazi. Namwe ndabasuhuje message zanyu zitugeraho. Message zanyu zitugeraho. Kubera ko nakererewe rero ndisiga agatira kanyine. Nakererewe. Gusa ushaka kudefriza neza, ushaka gusuka neza, ndaza gushyiraho nimero yanjye. Ujye muza muduteze imbere. Video yose yiko nduza gukorera umukiriya n'iki byose vlog y'umunsi muraza kwisanga kuri YouTube. Bye rero mu gihe byiza. Video yose muze tuze guhurira kuri YouTube Nyirangazari official. Bye guys. Ndikugenda niruka nakererewe. Dore wacu ngiyo nituriye mu cyaro. Gusa ndabasuhuje. Naringeze mu kazi, nageze mu kazi ngira ngo muri kubireba. Kazi ni kazi, umukozi ku murimo n'Imana yemera, arimo mbitunganya byose. Mboneraho kugira kwibutsa abakobwa bashiki banje, bashiki baro bakuru bacu kw'ikintu cya mbere ni ugukura ababoko umufuka tugakora waba mu content creator waba iki icyo cyose gushakisha ngerageze n'ayandi mahirwe. Murabona narimo umusuka mfite kwaje Mana yanjye mvuga ati Mana habwa icyubahiro ko watanze umugati. Nyishimira rwose umugati ntacyo utakoze kugira ngo mpakazi. Rero nemo nterira ngira ngo muri kubireba ariko mujye mumenya ko njya nigisha gusuka. Abize gusuka barabimenye ubu ngo barakirigita ku ifaranga. Umwuga uri mu bintu biri kwisonga. Ubwo rero nawe nimba utaraza ngo tugutemo waracika. Dore rero umunsi wa Nyirangazari mu kazi nuko bumeze. Mana yanjye turi gusoza umwaka ariko Imana ifashe Mana ndashaka ko nzaba mfite saro ya mbere ifite ibikoresho bya danje. Mana sinzi ariko ndabizi ko byose no bitanga uriya mwaka ndazi neza kutazigera mfunyikira. Nemo nyine nkwakwanya tunkira ngo muri kureba nzukana kandi ako murambona umukiriya wanjye noneho na nyashi zaraje sizuriba muri kuzireba. Side nyashi side musatsi ariko reka mbaze bakoma mbibariza akantu gatoya. Nk'iyo uri umukobwa ukabutereka imisatsi ugasanga utunze udusatsi tutwoya twakunaniye ubu buri kintu ushake abantu babyigiye babifitemo ubuhanga ngo bakugira inama y'ikintu wakora. Nge ndababaza rero hano naringeze hejuru ariko muri kureba igisiko side murongo muri kubibona mwemo nge igisiko nge kwakwanya mvuga tanda yariye natsindiye rwose. Munyandikire muri comment mu buriki nabuze produit zirari za make shoro kuba washyira musatsi wawe kandi musatsi wawe ukamera neza. Niza menshi zirari ariko hari umuntu usanga akavuga ati yarakora nakakoresha produit mu 10 umusatsi ukamera neza reka nanjye nkoresha ibihumbi 10 kandi ntushobore kuwaza ngo wegere ngewe cyangwa wegere n'undi muntu wabihuguriwe umubwire ati se ko ufite umusatsi ukabucika nakoresha iyi produit. Munaona gisiko dore hano nari nsoje rero umukobwa wacu wahindukiye. Wowe utari kuza mu kizere saloni kwa Nyirangazari ngo tugusuke uri guhomba ugomba kurangiza igisiko cy'umwaka na Nyirangazari. Rero hano namushoje turangije dufata ifoto nifotozanya n'umukiriya wanjye ari no guseka. Guys, thank you for watching. Nakoze ko baranatwe. I love you.